by'abaturage none bigomba kwitabwaho. utabyirengagije siturengana muri Kongo. Hari ukurengana ariko ari twebwe twikururiye ibibazo. Gute? Kuvuga ngo mugiye kwigaragambiriza leta yanyu muyamagana, ibyo nabonye ta kuri kurimo bo nagiye numva bavuga ngo baramagana Burundi uko barabakorera genocide, uko baramagana leta ya Kongo uko irabakorera genocide. None se ntiyayidukorera nyine, none se nukubesha haba harimo kuyoberwa kubera ko uvuze ngo leta ya Kongo kwirica abanyamurenge, barashobora kuguha ingero z'abantu bari Kinshasa, bari Lubumbashi, bari za Katanga, bari Kalemi, bari n'ahandi kandi badahabicwa. So uvuze ngo leta kwirica abanyamurenge, nanjye nukubaza nese abari Kinshasa ko badahabicwa, abari mu bice byose biyoborewe na leta ya Kongo ko badahabicwa, iyo yitwa genocide gute? Niba abarundi bamuvuga ngo abarundi ko barica abanyamurenge, mu Burundi tukaba dufite abantu barenga 100,000 by'impunzi bahungiye hariya bakaba badahabicwa, uvuga gute ku Burundi bahabwica abanyamurenge kandi bo bafite bo bagaburira bo batunze bo bahana imirimo mu gihugu cyabo? Cyumva ko muvuga ibintu bimwe bisa naho birimo gushabika gusa abafana badafite namakuru. Ntabwo mwagombye kubivuga. Hari nabandi nzanumva bavuga ngo ko baratinya kubivuga kubera bara mu gihugu runaka. Ntabwo uko ntabwo ari ukuri. Niba uvuga ngo turatinya kubivuga kubera bari mu Bugande cyangwa se bari mu Rwanda cyangwa arahandi, muke expose bari mu Burundi kandi nabo ari abanyamurenge, uko nukuyoberwa. Niba ikibazo ari cy'abanyamurenge muri rusange, nicyo abanyamurenge bagomba kugira uko bakakexpose mu gihugu. Ariko kubona abantu bari hanze nibo baba bakora ibi ngibi bibashyira muri insecurity yaho muri, kandi igihugu bari bamubwira baraza muri Kongo, leta igasanka buriya ititaye buriya kubiha bibera iwacu, ntabwo itabyitaho, ntabwo ibijya mu biganiro. None se niki yayikora nimba buriya itabyitaho, ntabwo ibijya mu biganiro bya buri munsi, izikora ibiganiro buri munsi kandi ibyizivuga igaragaza birazwi, muzamu bikurikirana ku binyamakuru. Ibyo leta ivuga ni ukuri, ikishaka ni amahoro ku bakongomani kandi muri abakongomani namwe murimo. Nta kinyuranye rero leta ya Kongo itavuga kubijyanye no kubona amahoro kw'abanyamurenge ndetse n'abandi bakongomani muri rusange. Yego, urakoze cyane. Akagara kavuga yuko kuno kwigaragambya ngo ntabwo ngo ari ukwigaragambya ngo twagiye kwigambanira, ibyo wabivuga iki? Nibyo nari sa n'ukozeho. Abajya kwigaragambya babwiye bandi, urambye ngo mwarimo mubwira amahanga, mwarimo mugaragariza amahanga akababaro mufite kibiha bibabaho, ariko aya mahanga nakubwiye ngo afite amakuru kuruta yo mwebwe mufite, kandi aya mahanga yatanze umurongo w'uburyo iki kibazo muhaye muvuga cyo kemuka, ariko ntimutuje ngo mukurikize cyangwa se ibyo bihugu cyangwa se abaha barwana bakurikize amabwiriza bahawe n'ibihugu bihaye bifata ibyo byemezo mu gushaka amahoro arambye mu gihugu cya Kongo, ariko abanyamurenge bakigaragambya. So bagasaba bakavuga yuko ngo twigaragambya ngo twatwimpoza ngo tukavuga ngo you must, mbese ngo biriya Musinga yari mavuga ngo akavuga ngo Amerika ngo igomba ngo dusangaho ngo tuhatwimpoza. Twarimo twimpoza twiko twarimo dusaba. None se kwimpoza tukimpoza Amerika, wowe wabyumvishe hari ukwimpoza kwari kurimo? Hari ibyo Amerika yatanze, hari umurongo wa Amerika yatanze, biriya biganiro byatanze n'ubuyobozi bwa Amerika bwatanze. Nawuvuze nuko abantu bose binjiye muri Kongo bitwaje ibirwanisho cyangwa se imbunda babirambika, abatarabene igihugu bagasubira mu bihugu byabo baje bavamo. Hanyuma ikibazo cy'umutekano mukeya kiri muri Kongo ikajera nk'uko ijera mu tundi duce twose ifite mu gushaka amahoro y'abo baturage. Rero abanyamurenge bafashe umwanya bakavuga ngo tugiye kwigaragambya, nta kindi kintu kiza kuvamo kirenze imyanzuro yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu bisa naho nta musaruro urimo, kandi no kwigaragambya reka mvuge n'iki kintu, uraza kunyihanganira kubivuga gutyo, simvuga nk'uko bishaka cyangwa se uko abandi babishaka, ndavuga uko jyewe mbibona. Urebye n'imyigaragambyo yabereye hano Nairobi, icyo leta ya Kenya yabakoreye ni kimwe, yabahaye umuhanda mwigaragambyirizamo
ariko ibima amatwi yo kumva ibyo muhaye muvuga. yaratwumvishije ntabwo nyumvise. byaciye no ku maradiyo. Iyi leta ya Kenya yabahaye umuhanda mwigaragambirizamu, ibaha ndetse n'abapolisi bake bashobora kubafasha kugira ngo hataza kugira imodoka zangirika cyangwa se imodoka ihutaza mu muhanda, ariko yabimye amatwi yo kumva ibyo muhaye muvuga, kuko ibyo mwari mugiye kuvuga, amagambo yari arimo avugwa hariya, ubuyobozi bwa Kenya buyazi kuruta mwebwe, kandi babaye mu nama ishaka ibisubizo by'ibi bintu. Ikindi ndatekereza ko nta muyobozi wa Kenya, nta guverineri nabonye, nta chief inspector nabonye, nta governor nabonye, nta mukuru w'ambasaderi nabonye. So urumva ko ni abaturage mwenyine mwagiye mu muhanda muravuga ibyo muvuga, ariko nta buyobozi bwigeze buza ngo bababwire ngo ibibazo byanyu turabyumvise, tugiye kugira icyo tubikoraho. Ntabwo ni ukuvuga ko ni imyigaragambyo y'abaturage gusa isa n'idafite ikigamije, kubera ko ikigenderewe mu myigaragambyo kubera kuvuga ngo ntifite ikigamije, yari kugira ikigamije iyo muza kuba hari inteko yari irimo kubyiga hano muri Kenya, yaje ikabyumva bakababwira ngo tugiye kubyiga, tuzabaha igisubizo. Nta gisubizo Kenya ishobora kubaha, nta n'igisubizo kindi Amerika bari abigaragambije muri Amerika bazabona kirenze icyo Amerika yatanze mu byavuye mu biganiro byabereye muri ziriya nama zahuzaga ubuyobozi bw'igihugu cya Kongo ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. None niyo mpamvu izo biva hariya bidakurikizwa? Biva hehe? Izo biva muri zino, ibyo biva mu myanzuro y'inama ziba zabaye mu buyobozi bw'ibihugu. Impamvu zidakurikizwa ni processes, ntabwo ari ikintu kizi uyu munsi ngo kubera ko twafashe imyanzuro. Processes abantu bari gupfa kandi bari kwicwa. Ntabwo pressure yanyu ari ituma ikibazo gikemuka. Ikibazo gukemuka ni processes. Niba bavuze ngo mukora iki, hakaba kitarakorwa, urumva ko biracyari muri processes. Mwakomeza mukigaragambya, muzigaragambya n'inshuro zirenze 20, ariko igihe ababwirwa kureka batarareka, muzahora mu myigaragambyo se? Bizagera aho ngaho murambirwe n'imyigaragambyo ise n'itaye agaciro, noneho itagifite n'ikivuze. So abantu bagomba kuyoboka inzira rero Kongo yabahaye. Ariko kubivuga siko njewe mbibona, uko ubavuga ngo ntabwo ngo baduteze amatwi ngo baratwumvishije, kubera ko byagiye bica byaciye no ku maradiyo, n'abayobozi bamwe bagiye babivugaho, vuga ikibazo dufite, ikibazo kiri iwacu, ibintu nk'ibyo ngibyo barumvishije. Ikindi dukomeza, n'ubundi ni kuri no myigaragambyo twagiye tubona nyine buriya abantu bagiye batanga feedback zitandukanye nk'abayobozi. Nagiye nkurikira buriya iyo abantu bataramenya icyo bagiye gukora baza bagikorera mu kavuyo, kubera kutagira n'amakuru bigatuma n'ibyo mukoze mubikora nabi, bigasa naho nta musaruro binatanga, kubera ko mwabikoreye mu kavuyo nyine kubera kutamenya. Impamvu wumva abo ngabo bavuga ngo byakozwe neza, abandi ngo byakozwe neza, kuko ngo bavuga ngo abayobozi bavuze, narabikurikiye ko abayobozi bavuze ko imyigaragambyo yagenze neza nkuko bayiteguye, ariko siko kuri. Ibyo ari byo byose, niba mwari mugiye kwamagana Burundi, mwari kujya kuri ambasade yabo. Niba mwari mugiye kwamagana Kongo, mwari kujya kuri ambasade ya Kongo mukayamagana. Mwari kujya kuri parlement ya hano muri Kenya mukamagana. Mwari kuba mwarabiteguye mu buryo buhuriweho n'abakongomani bose, ariko kuvuga ngo ubwoko bumwe bw'abanyamurenge ngo nibwo bwateguye imyigaragambyo ngo bugiye kwigaragambya, biba bisa naho ari bwo bwonyine gusa bufite icyo kibazo, kandi hari n'abandi wenda bashobora kuba basangiye icyo kibazo. Niyo mpamvu rero bisa naho bitakozwe neza. N'abandi benshi twari kumwe n'abantu barevandika droit zabo muri Kongo badahabwa, kuri ubu nyine n'abanyamurenge. Rero kujya kwigaragambya bakagenda ari abanyamurenge batageze. Numvise na audio, hari umusore watanze audio, sinzi niba ari umusore niba ari umugabo, avuga kuri bagenzi be ukuntu bateguye imyigaragambyo, ababwira ngo mwayiteguye nabi, mwayiteguye mu buryo butari bwo. Amakuru nabibonye ku mbuga, nagiye mbibona bavuga ngo Siberike yateguye ngo babiteguye nabi, ngo nigute babiteguye, ngo ntibaje kuri izo za ambassade nkuko nari mvuze, ngo nigute bagiye bakananirwa kujya kuri parlement ya hano muri Kenya kujya kugaragaza ikibazo, ngo bigasa naho ari ugutembera gusa, ngo bagiye gushimisha abakiyamani babo. Numvise abivuga muri audio, yari trendinze hano ku mbuga. Ibyo ni bigaragaza ko
muzukuri bitanateguwe neza, kandi iyo biza gutegurwa neza biba byarakorewe inama n'abaturage bose bakabikora, bakavuga ngo tugiye gukora iki, tugiye kwamagana iki, turacyamagana gute, turakinyuza mu buhe buryo, ese ijwi ryacu riragera hehe, turabibwira nde ibi bintu, tujya kubibwira nde? Ariko gufata umuhanda gusa mukajya mu muhanda mugasaba uburenganzira mukajya mu muhanda, biba bisa naho nyine ari ibyanyu gusa privé by'abantu ku giti cyabo,